kugira umunsi mwiza isabukuru. Kugira umunsi mwiza isabukuru nziza. Reka nanone mbahereza ikaze kandi nangire mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese. Nyita Slim Jesus, Mungu wa mbere witonda ku iso. Nicyo gihe ngo tubahereze update. Murabizi ko kandi tuba turano kugira ngo tubahereze byiza, kandi namwe murabizi ko mukwiriye ibyiza hamwe natwe rero nimukajye kure. So update ngiye kuba nabagezaho muri aka kanya rero ni update ngiye kuba nabagezaho nuko hari video yagiye iba trend ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ni video nabwo yakoze ku mitima ya benshi aho uwo bita Ruhumuriza James cyangwa se King James, umwe mu ba legende dufite mu muziki nyarwanda, cyane ko yagiye akora indirimbo nyinshi zigakundwa n'abantu benshi, zigakora ku mitima ya benshi. Ubu ngubu King James cyangwa se Ruhumuriza James yaje kuba yakize isabukuru y'amavuko. Ni ukuvuga ngo nabwo bwa mbere bigaragaye ni King James amaze igihe kinini muri industry nyarwanda, ariko nibwo bwa mbere hagiye hanze amashusho bigaragara ari kwizihirizwa isabukuru y'amavuko. Ubwo rero sinzi icyo bihatse, ariko nyine byagaragaraga ko ari kumwe n'abashuti ba hafi, harimo n'umunyamakuru Fuadi usanzwe uzwi mu bintu bya football, mu makuru ajyanye na siporo niko navuga. So ubu rero ubwo King James yarashagawe n'izo nshuti ze za hafi, nubireba neza abona nta mukobwa uri hafi, cyane ko dusanzwe tubizi ko mu byamamare bitandukanye ubundi iyo umwe ari gukora nka anniversaire cyangwa ari kwinjoyinga party anniversaire yiwe, usanga abenshi bakikijwe n'abakobwa cyane, ariko bita King James we yikikirijwe n'amaniga yiwe, mu gihe bikomeje kwibazwaho na benshi, aho benshi barimo baravuga bati ese King James azashaka ryari, cyane ko hari n'abataretse kubisiga muri comment. Benshi banabise muri comment bati ese nimba ari inshuti za hafi kuki batamugira inama ngo ashake. Rero uyu mugabo King James ni umugabo abantu benshi bategereje icyo kintu, bamwe ari kwibaza se azashaka ryari, cyane ko bitewe nuko indirimbo ze yagiye akora, ibihangano byagiye akora. Ni umuntu ukunda cyane kujya mu ndirimbo z'urukundo, akarimba ibintu by'urukundo, ibintu by'inkundo cyane, ibintu birimo imitoma myinshi cyane, ukumva nyine arimo aratomora cyane, ukumva koko cyane. Abantu benshi bo muri iyi myaka, ntabwo ababyeyi b'iki gihe, abantu hari imyaka mu kigero nk'icya King James, banavuga ko nyine bibaza impamvu King James adashaka, kandi baragiye bateretana bakoresha indirimbo za King James. Umuntu akaza akavuga ati ese ko kera nateretse umukobwa twakundana, cyangwa umuhungu akavuga ati ese cyangwa umukobwa akavuga ati umuhungu wamuneretaga ko yakoreshaga indirimbo za King James, kuki King James we adashaka? Ni ukubera iki? Abantu benshi rero bakomeza kubyibazaho, natwe tukabyibazaho, cyane ko nujya kureba indirimbo ze akora, ni umuntu nyine ni umurejande, cyane ko indirimbo ze ziba zirimo amagambo meza, zirimo imitoma myiza cyane. Gusa ariko tuhita tunagaruka tubihuze n'igitaramo cyabaye ejobundi cya Baba Experience. Igitaramo rero cya Baba Experience cyabaye ni igitaramo Platini yizije, arimo yakoze ari kwizihiza experience amaze kujya mu muziki, igihe yamaze muri karere y'umuziki. Ni igitaramo cyagaragayemo abantu muri bakoranye nayo mu bihe bya kera, ariko bita King James n'undi ntabwo yahagaragaye, cyane ko na Tom Close wenda nawe atahagaragaye, n'abandi bo muri izo generation benshi barabonetse, ariko ubita King James ntiyagaragara. Bikunze kugaragara ko ubita King James nagakunda kugaragara muri media cyane ko bivuga ko ashobora ko ari uko wenda yiba business man, yagiye muri business zindi zitandukanye n'umuziki, akaba arizo afokasingaho cyane kurusha umuziki. Ariko nanone hari umuhanzi arimo arasapotinga, mu minsi yashize byagaragaye ko ashobora kuba agiye kuba yamanaginga, ni umuhanzi bita Manique, bamaze kuba banakorana indirimbo kugeza kuri ubu ngubu imaze kwarebwa na 1,700,000. Akari indirimbo ya mbere uriya mwana ukiri muto yarakoze ikarebwa n'abo bantu bose, cyane ko nari umwana agiye wiringa bajya kwa Rocky, ejo akaba ari kumanagingwa na Rocky, akaba ari kumanagingwa na Junior Giti, nawe ubona nyine bimeze nkaho byanze.
ariko ubu ngubu bikaba biri kuvuga ko ari kumwe na King James, akaba ari kumanagingwa na King James, cyane ko yanitangarije ko ari we wamwihamagariye. Urumva Manika avuze ko King James ari wamwihamagariye, birangira amubwiye ngo ashaka ko bakorana amanaginge, biramushimisha cyane. We none aravuze ko irandimbo ijya gusohoka targetingaga ko byibuze ushobora kuzajya nk'ibihumbi 200 views mu kwezi, ariko ubu ngiki amaze kugira views imwe ni miliyoni imwe n'ibihumbi 700 mu gihe kitarajya n'amezi abiri. Urumva ko ni ibintu byiza cyane, n'ibintu babishimishije ku mwana ukiri muto cyane nka Manike utarakora ibintu byinshi cyane. Urumva rero ni ibyishimo kuri we. Muri kano kanya rero turi gukomeza twibaza tuteze King James umusore wanyu, umupapa wanyu, mu legende wanyu, kuki adashaka kuki adashinga urugo nk'abandi, ibyo atutoza, ibyo atwigisha, ngo natwe tugire icyo tubyigira cyangwa se tugire icyo tumwigira. Ibi ngibi bivuze ntabwo abivamo, ariko reka dutegereze, wenda wabona mu minsi iri imbere agize gutya akagira ikintu atwereka, cyane ko mu minsi yashize higeze kuba haza ibihuha. Hatangiye kuba haza ibihuha mu minsi yashize, aho uwo bita Fata ku mavuta yavuze ko bita King James ngo akoreye ubukwe muri Amerika, agakora ubukwe bwo mu ibanga. Abantu batangiye kubikeka, ariko neza birangira n'ubundi ibyo bihuha biburijwemo. Kuri ubu King James tukaba turi kumubona nko mu buzima busanzwe, cyane ko na bamwe badatinya kumugereranya, akaba ati King James dufashe ushake, abandi bagatanya kumujyana na ba Papa Sava ndetse n'abandi bose ubona batari gushaka ba Papa Sava bamenya n'abandi, ariko King James cyane we bikaba umwihariko kurushaho, cyane ko we ari umuhanzi ukundwa n'abakobwa cyane, wakunzwe cyane kandi n'abakobwa cyane wumve ko yakunzwe n'abakobwa cyane ku rwego rwo hejuru, bitewe n'indirimbo aririmbaga, indirimbo ishobora kuzikinjira mu bwonko bw'umuntu akayumva ku karimba kabati uyu muntu ararenze. So rero abantu rero bakomeje kubyibazaho, bavuga ati se kuki yakora anniversaire ku myaka. Bamwe bari kwandika muri comment bati iyo nizeye ko atari kuvuga ko ari anniversaire, abandi bakaba bati nizeye ko atari kuvuga ko ari anniversaire rwose, nizere ko ari yubira ari kwizihiza sa anniversaire. Urumva abantu benshi bumiwe cyane, abantu benshi byabatunguye, byabatangaje. Natwe muri kano kanya turacyari kubyibaza, ariko ntabwo byatubuza kumwifuriza isabukuru y'amavuko, ntabwo twabuza kubimwifuriza pe. Namwe bakunzi ba King James umenye ko umuhanzi dukunda, umuhanzi wanyu mukunda yijije isabukuru yiwe y'amavuko kuri uyu munsi kabisa. Kurumva ni ibintu byiza cyane, ni ibintu byashimisha abantu benshi cyane ko yizije isabukuru y'amavuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane umwaka 2024 bwo arije isabukuru y'amavuko. Bishatse kuba kurumva ko avuka ku itariki ya mbere z'ukwa kane, wo bita Ruhumuriza James, umusore umeze neza cyane kabisa, ukiri mutoya, utarashaka, ukiri noze nyine, ukiri single. Urumva n'abantu mumukunda mumenye ko nyine King James aracyari single, ahubwo mugire mu bikurikirane, dore ibintu bigende neza cyane kabisa. Ngiye banyita Slim Jesus, ninjye Mungu wa mbere witonda ku isi. Wowe bakwita nde? Kora subscribe kuri Slim Jesus Entertainment, utazigera na rimwe utekereza cyangwa se urota kuba wacikwa n'ibiganiro tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Mbabwiye ko iyo ari YouTube channel ya mbere mu Rwanda ibahereza update 5 kuri 5, kandi ikabahereza ibyo mukenewe, cyane ko tuba tunabahereza n'ibiganiro bigiye bitandukanye, wowe ntuzigera na rimwe ucikwa n'ibyo tubagezaho. Mwibutse gukora subscribe, niba ngombwa n'akazogera, n'uwumva uryohewe nako ugakande, niyo utagakanda nta kibazo, ariko niba wumva uryohewe ugakande, kugira ngo uburyohe bwawe buzaguhore mu gutwi, buzaguhore mu matwi n'amaso, ukurikirana ibiganiro byiza tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Ni byiza byinshi tugenda tubagezaho. Ntekereza ko mumeze neza aho muri mwese, kandi iyo mumeze neza natwe tuba tumeze neza, natwe tuba turi hano turi kugira ngo tubategurire ibyiza byinshi cyane kabisa. So ni update nyinshi tuzagenda tuzigarukaho, ntabwo tuzajya dusimbuka umunsi tutabahereje update ngo tubabwire ngo bimeze gutya, hano hanze bimeze gutya. Ibyo byo mugomba kubyitega. Iyo twaje gukora, iyo naje mu kazi, umenye ko nakuba guhagarara kuba guhari kabisa. Mwega mugomba kuzajya mumbaza update y'umunsi, mukambaza se hagezwe he, ese bimeze bite. Nanjye ngomba kubabaza ni ese subscribe mwarayikoze,
nta na rimwe uzigera ucikwa. Ni byiza tubagezaho uko bwije nuko bukeye, ni byiza byinshi tugenda tubagezaho 5/5. Nyita Slim Jesus, kora subscribe rero dukomeze twigendanire 5/5.